Ubutunzi bwanjye bwarimbutse mbureba bwose, inganda nari mfite ndetse n'amafaranga yose nari mfite byarimbutse mbireba, abantu nabasigayemo amadeni ariko ipantaro imwe nari nambaye nayo nabuze n'aho yahise ijya. Iki ni igice cya 11 uko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga mu buzima bw'umubabaro n'agahinda. Ubu ni ubuhamya bwa sedirike. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Shariph TV kanda subscribe, niba ari n'ubwa kabiri kanda like, share na comment, biba bikenewe kuko ni inkunga kuri twe. Reka dukomezanye n'ubu buhamya uko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga mu buzima bw'umubabaro n'agahinda. Byarancanze mera nk'umusazi, nahise mbura amahitamo mbura icyo nkora n'icyo ndeka. Ubutunzi bwanjye akanya nk'ako guhumbya mu gihe kitarenze n'iminsi 2 bwose bwari bushize. Inzara yatangiye kundya, nkatekereza amafiriti nakandagiragamo ndetse n'ibiryo byiza naryaga nkumva agahinda karanyiguye. Inzara yatangiye kunkubita nabuze n'ibyo ndya, nirukankira ku muhanda byibuze ngo mbone akazi. Nashatse n'akazi na kamwe ndakabura, uwambonaga wese yabonaga ntashoboye ndetse akabona nsa nk'umuntu urwaye indwara zigiye zitandukanye, akabona akazi ke ntagashobora. Nagiye no gusaba n'akazi ko guhinga ariko nabuze n'ukampa, nabuze umuntu umpa akazi, nabuze akazi. Inzara ikomeza kunkubita, maze iminsi 3 ntarya mbona ntazabishobora, niko nahisemo kujya kuba umuntu wo ku muhanda gusabiriza. Nagiye gusabiriza, natekereje ko ikuzimu nta mahoro ariyo ndetse numvaga ibintu bankoreye bihagije, nari natakaje icyizere rwose. Numvaga ikuzimu nta kamaro kaho ndetse numvaga nanjye ngiye kuba umuntu w'Imana, ariko inzara yakomeze kunkubita njya gusabiriza. Nagiye ku masoko nibuka abantu bagiye bandengaho bose bari gusabiriza nkanga kubaha, nkibuka abantu bose nigeze ngirira neza ariko na n'ubu badashaka no kunyitura. Agahinda karanyishe, nasubiye kumusabiriza, nicaye ku muhanda, agahinda karanyica cyane. Nabonaga amafaranga nari mfite nuko ubu ngubu nabuze n'igiceri cy'ijana byibuze cyo kugura igisheke bikancanga. Narababaye cyane, ibintu byari agahinda, abantu bakabona ndi gusabiriza kandi ndikubitamo n'amarira. Numvaga mbabaye cyane, natekerezaga amafaranga yose nari mfite ubu ngubu nkaba nabuze n'umuntu umpa igiceri cy'ijana byibuze ngo ngure n'igisheke. Nakomeje kwicara ku muhanda, inzara yari yose, nari nabuze nta na kimwe nkora kugira byibuze mbone ibyo ndya. Byari agahinda cyane, abantu bakabona ndi gusabiriza ndi no kurira. Gusa nagize umugiraneza ampa igiceri cya 50, byibuze icyo gihe narishimye kuko nari nzi ko basi ngiye kunywa super dip cyangwa se ibiji, ndebe niba ndagura ji ya 50 byibuze iminsi 10. Nakomeje ubuzima bwo gusabiriza. Isi yarankubise irampondagura butoroshe, mbura uko mbigenza, narihebye. Nagiye no mu nsengero ariko abantu bakanyirengagiza. Natekereje nabo nagiriye neza nabo bakanyirengagiza. Nagiye mu nsengero kugira ngo bamfashe, nabo baranyirengagiza.
pasiteri natashye kwa pasiteri, ndavuga ati pasiteri byibuze nk'ibyo kurya. Pasiteri cyakoze ntiyambanye umwana mubi, yampaye ipureti imwe y'ibirayi ndarya, ndangije arambwira muvire mu rugo, ndagenda. Abantu batangiye kumfata nk'umusazi, batangira kumfata nk'uwabuze ubwenge, ndetse agaciro kanjye nahise nkabura. Burya ibintu byose birashira pe, kandi ibintu bishyira ku buryo utanabimenya. Natekereje icyubahiro nari mfite, imodoka nari mfite, amazu meza ndetse n'inganda, uburyo byagiye mu gihe kitarenze n'iminsi 2 gusa. Natangiye kuba umusabirizi ku muhanda, nkomeza gusabiriza. Ariko umunsi umwe byibuze nagize amahirwe, nabonye umuntu wampaye amafaranga 500. Nagize amahirwe y'uko nari ngiye gusunika icyumweru, numva meze neza. Cyakoze muri ubwo buzima ntabwo nari nkibuka abantu nishe, nta nubwo banzaga mu maso, mbese nari meze nk'abandi basanzwe. Numvishe ari ibintu byibuze bimpaye amahoro, ariko nabonye amahoro inzira ari yose. Inzara yarankubitaga, nkagira n'aho inzara indya nkatitira. Kubera inzara natangiye kurwara bwaki. Inzara yarankubise, ubutama burahokwana, kandi mbere ndi umukire ngaragara neza. Mu gihe nari ndi gusabiriza nahuye n'umusabirizi mugenzi wanjye, turaganira. Arambwira ati iyi nzira ntabwo yandya gutya, kandi ikuzimu habaho. Iyaba hari umuntu wandangira ukuntu ikuzimu baca nanjye nkigirayo. Buriya ikuzimu ntabwo ari buri wese waharya, bisaba kuba warahiswemo cyangwa wowe ukabyihitiramo. Ntabwo ari ahantu wagenda ngo uragiye ngo urahageze. Ni ahantu hameze nko mu ntekerezo zawe, hameze nko mu yindi si iri hano ku isi abantu batabona. Numvishe ukuntu umuntu twasabiranaga avuze, numva nongeye kugira igitekerezo cy'ikuzimu. Inzara kuyihanganira byari byananiye. Nari maze iminsi 3 ntarya, kandi inzara yari yose. Nari nagoye bwaki, umusatsi wanjye waracuramye. Mu mezi 2 gusa nongeye gutekereza kujya ikuzimu, byibuze njye mbona ibyo kurya. Inzara yarankubise, ariko nongera nshaka kujya ikuzimu, kubera ko basi nari nshaka kujya mbona ibyo kurya byibuze. Burya inzara ntacyo itakwigisha. Ubuzima bwo ku isi bwaranshanze. Inzara nari ndi kubona igiye kuzanyica. Ndavuga ati aho kugira inzara inyice, basi reka nsubire ikuzimu mbona uko mbaho byibura. Buriya mwabana mwe, inzara ni ishuri ribi, kandi ishuri ry'abantu bose. Inzara niyo ituma abantu bakora, niyo ituma abantu biga, niyo ituma abantu bakora ibishoboka byose kugira babeho. Nanjye icyo gihe inzara yarankubise, niyemeza gusubira ikuzimu kuko nta yandi mahitamo nari mfite. Ese yasubiye ikuzimu bigenda gute? Ese yagiye ikuzimu baramwakira? Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya 12 cyageze kuri Shariph TV, manuka ukirebe. Mbahaye ikaze.